akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Baduteze amatwi bari hafi na kure yaba kuri bakurikiranye kuri Radio Rise cyangwa se kuri YouTube kuri channel ivugura n'ubugorozi. Bino wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana binyure mu biganiro mu kuganira tugasesengura musanzwe mukurikira. Ngiye mwumva kandi rero mureba amazina nitwa Ndayishimiye Amide ufatanya na mugenzi wanjye nawe umwigisha aza kubibwira. Nitwa niyo yita Deni. Uyu rero n'uwo mwanya tuganira ijambo ry'Imana. Turaza kumusaba rero umwigisha atubwire insanganyamatsiko turuze kuganiraho none narangiza arasenga maze dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tuganiraho iratubwira iti uruhare rw'abasore mu murimo w'Imana. Harakoze cyane. Uruhare rw'abasore mu murimo w'Imana. Reka dusenge noneho tuganire ijambo ry'Imana. Asenge. Wacu udukunda turagushimye kuko duhaye amahirwe yo kongera kugaruka imbere yawe ngo twige ijambo ryawe uhabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kuganira kandi ukeneye ko abasore bagukorera. Turagusabye ngo abatwumva bose bagifite imbaraga zagira icyo zikora mu murimo wawe ubahe kuwitaho tuzaraga n'ubugingo kandi utuyoboze umwuka wawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakaza neza rero mu biganiro byacu. Nkuko mumaze kubyumva rero insanganyamatsiko mwayumvise ni uruhare rw'abasore mu murimo w'Imana. Ese abasore twese ko nanjye mureba ndi umusore n'abandi badukurikiranye bari hirya no hino nabo harimo abasore benshi kandi ndagira ngo ho muri mbashishikarize gukurikira iki cyigisho cyane cyane abasore kurusha abantu bakuru rero. Reka noneho icyigisho cyacu cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'abasore mu murimo w'Imana rugizwe n'ingingo zigera muri 3 tuvuze kuganiraho muri insanganyamatsiko yacu. Ingingo ya mbere iravuga ngo abasore bakorera Imana bate. Abasore bakorera Imana bate? Gucyo ni ikibazo, ni muzihe nzira, ni mu buhe buryo bakwitwara bate? Aho ngaho turaza kwasesengura byimbitse. Ku ngingo yaho ya kabiri iravuga ngo ni izihe ngero z'abasore bigeze gukorera Imana. Ese ni izihe ngero z'abasore bigeze gukorera Imana babayeho barayikorera. Aho naho turaza kuhareba ingero ze bigeze gukorera Imana bakabana n'ubu ngubu tukibasoma cyangwa se tukibigiraho. Ku ngingo yaho ya gatatu ni ibiki bituma abasore batitangira gukorera Imana. Ese ni ibizihe mbogamizi, ni ibihe bishuko, ibigeragezo cyangwa byitambika mu nzira y'abasore bigatuma badakorera Imana. Aho naho turaza kubasesengura byimbitse noneho turaza gusoza dutanga inama kugira ngo tubashe gutandukana namwe ariko dutanze inama yaturutse mu ijambo ry'Imana. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere umwigisha tumuhe ikaze. Ese abasore bakorera Imana bate? Ni mu buhe buryo? Abasore bakorera Imana mu buryo bwinshi. Hari uburyo bwinshi abasore bashobora gukoreramo Imana. Gusa icyambere gikomeye ni ukubanza kwiyumvamo uwo muhamagaro no kwiyumvamo iyo nshingano. Ubundi iyo dusoma mu gitabo cy'Imana Bibiliya kituyobora dusomamo aya magambo mu gitabo cy'umubwiriza kitubwira yuko ubusore ari cyo gihe cyiza Imana ibikeneye imbaraga z'umuntu kuko ziba zinahari kandi n'uburyo Imana iba yarabutanze. Mu mubwiriza igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere haratubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Umurongo
gukurikiraho izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bitaragaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma kandi imiryango yerekeye inzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka. Abarira bakabungerera mu mayira, akagozi k'ifeza kataracika n'urwabya rw'izahabu rutarameneka, n'ikibindi kitaramenekera ku iriba, n'uruziga rutaravunikira ku iriba. Aya harimo nyine imvugo zikomeye z'amarenga ariko zerekana imyaka y'izabukuru, ingorane n'ibibazo biba biyirimo. Umusore rero izo ngorane n'ibyo bibazo igihe kitari cyagera kuko nawe biba bimurindiriye, Imana yifuza yuko nawe yayikorera agifite imbaraga, agifite ubwenge bufite itoto, agifite uburyo, agifite igihe, akabasha gukorera Imana. Abasore rero bakorera Imana ariko binyuze mu nzira zitandukanye igihe cyose waba wiyumvamo uwo muhamagaro. Ubundi Imana tuyikorera binyuriye mu guhinduka kw'imico, Imana tuyikorera binyuriye mu kuvuga, Imana tuyikorera binyuriye mu gukoresha imbaraga z'umubiri Imana yaduhaye, kandi Imana tuyikorera binyuriye mu kujya kuyibwira abandi. Muri izo nzira zose rero abasore babasha gukorera Imana. Wenda mu kuvuga bashobora kuririmba, bagashyiraho korali ishobora kujya iririmba mu materaniro, iririmba mu mavuna, bakaba bakoreye Imana. Kandi ku mbaraga abasore bashobora gukorera Imana, hari imirimo y'ubugiraneza bagiye bakora isaba imbaraga. Hari igihe haba hari nk'umukene ukeneye kubakirwa, abasore bakaba bashobora kumwubakira, bakaba bashobora kumba amatafari, bashobora kwikorera amabuye. Iyo mirimo bashobora gufasha abakecuru badafite imbaraga, bakajya babaruhura mu mirimo. Ibyo byaba ari ugukorera Imana. Ndetse imirimo n'iyo itorero rijya riyipanga rikayigira, ariko ibihe byinshi hari igihe itorero riba ryayipanze ugasanga umugabane munini w'abasore batarimo, mbese bakumva bitabareba, kandi nyamara aribo bari bafite imbaraga zatuma uwo murimo ukorwa bwangu. Nanone ku bwa gatatu abasore bashobora gukorera Imana bakoresheje amafaranga, kuko ntago Imana itwemerera kuba abanebwe, kandi ntago itwemerera kubaho tutagira icyo dukora. Ubundi abasore bakwiriye gukora imirimo, bakagira imishinga bahanga izana amafaranga, ibyara inyungu ariko itarimo uburiganya. Iyo mirimo rero bamara kuyikora bakabona amafaranga, ku buryo ayo mafaranga bashobora kuyatabaza abakene, bashobora kuyatangamo ituro, bashobora kuyashyigikizamo ibikorwa by'itorero kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ariko usibye n'ibyo, abasore bashobora no kwitangira gukorera Imana, kuko wenda ubw'iyo ngingo irimo bivuga ngo nabahe basore bakoreye Imana turi buze kuhagera, bashobora kwitangira gukorera Imana, nabo bakaba babwiriza butumwa, bashobora kuva iwabo, bashobora kuva mu mishinga no mu mirimo itandukanye bakajya gukorera Imana, nabo bakayiyegurira kugira ngo Imana bakoreshe nk'uko yanakoresheje n'abasore bo mu bihe bya kera. Hari akandi kantu numva ntasiga. Abasore benshi ujya usanga bari ku mashuri. Abasore benshi ujya usanga bari ku mashuri, ku buryo baba bari mu bigo by'amashuri, cyangwa se hari imirimo bari gukora runaka, aho bari nabo icyitegererezo cyabo gishobora gukorera Imana kandi kigahamya iby'Imana. Muri kino gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wacyo wa mbere harimo icyigisho kivuga ngo abasore bo ku bigo byacu, ni icyigisho cya 99, ubwo ni mu Gifaransa n'Ikinyarwanda, urupapuro rwa 620. Muri iki gitabo rero haranditse ngo les élèves qui prétendent aimer Dieu et obéir à la vérité doivent pouvoir se dominer eux-mêmes
est conformé aux principes religieux ce qui leur permettra de triompher des tentations et résister fidèles à leur sauveur, et que ce soit au collège, à la pension ou en quelque lieu. Aravuze ngo abanyeshuri bavuga yuko bakunda Imana kandi bakumvira ukuri bagomba kumenya kwitegeka, bakihwanya n'amahame y'iyobokamana. Ibyo nibyo bizabashoboza gutsinda ibishuko no gukiranukira umukiza wabo, baba bari ku ishuri, baba bari mu biruhuko, n'ahandi hose baba bari. Iki cyigisho kiravuga ngo aba basore bavuga ko bizera ubutumwa bwiza ngo baba n'umugisha ku ishuri, haba ku barimu batanze urugero rwiza, haba ku banyeshuri bagenzi babo, bakajya batanga inama kuri bagenzi babo kugira ngo baburizemo ubwigomeke n'imyigaragambyo ijya iboneka mu mashuri. Ubwo rero mu by'ukuri inzira zo gukorera Imana ku basore zirahari nyinshi, zirakinguye nyinshi, baramutse bafite umuhamagaro bakabyiyumvamo babasha gukorera Imana. Izo nzira zirahari nyinshi. Murakoze cyane. Tukiri kuri iyi ngingo rero, ushobora kwibaza se abasore twumvishe ko wakora imirimo, wafasha umukecuru, wakwasiriza utishoboye udukwi, wakora n'indi mirimo yose ukaba ukoreye Imana. Ese ko hari abantu bibaza ngo gukorera Imana ni ukubanza wajya kubwiriza kure, ukajya mu bihugu bya kure, ukajya mu itorero? Ese no muri sosiyete cyangwa se mu mibanire yacu n'abandi hari uburyo wakorera Imana bitari muri ubwo buryo? Ese mwadusobanurira gute ko umuntu ashobora gukora umurimo wo gufasha undi muntu akaba akorera Imana? Ntago gukorera Imana bivuze kujya kure, kuko Imana idusaba kuyikorera ariko tubashije no gukiranuka mu nshingano zo mu rugo. Umuntu abasha gukorera Imana ariko ahereye mu buzima bwo mu rugo. Muri iki gitabo mfashe mu ntoki cyitwa urugo rwa Gikristo, harimo icyigisho kivuga ngo inama ku basore, inama ku basore cyangwa se ku rubyiruko. Muri iki cyigisho batubwira ko, wenda reka ndebe urupapuro aya magambo ashobora kubonekaho. Batubwira ko burya mu bintu bisabwa ni 285 niho icyigisho gihera. Ibintu bisabwa urubyiruko, abasore, ntago ari ngombwa yuko umuntu ajya inyuma y'igihugu, inyuma y'intara abarizwamo, ahubwo gukorera Imana kwe kwa mbere ni ukwiyumvamo iyobokamana y'umurimo. Kwiyumvamo iyobokamana ari murimo, niho bavuze ngo umuntu w'umusore nawe agomba kugira guhitamo iby'Imana ku giti cye, atari uguhora atinya ko ababyeyi wenda bamubona bakamureba nabi, atari uguhora ategereje yuko ababyeyi bamubyutsa ngo ajye mu masengesho, oya, cyangwa se ngo babimuhendahendera. Burya iyo baguhendahendera iby'Imana ntago biba byari byagenda neza. Haranditse ngo mujye muba maso kandi musenge, mugire inararibonye, ni 286. Mujye muba maso kandi musenge, mugire inararibonye yihariye mu by'Imana. Ababyeyi banyu bashobora kubigisha, bashobora kugerageza kuyobora inzira zanyu mu intambwe, bashobora kugerageza kuyobora intambwe zanyu mu nzira nziza, ariko ntibashobora guhindura imitima yanyu. Cyambere rero, vous devez confier à Jésus, mukwiriye guha imitima yanyu Yesu. Gukorera Imana kwa mbere ni uguha umutima wawe Yesu, kuko hari ibyo hari aho Yesu abantu bamubaje bati dukore dute ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Ni muri Yohana igice ntekereza ko ari cya 6. Yesu nawe arababwira ngo imirimo y'Imana ngiyi nuko mwizera uwo yatumye. Burya umurimo w'Imana wa mbere ni ukwizera. Iyo umuntu atari yizera, atari yoshobora kwiyegurira Imana ngo ayizere ayigiremo ibyiringiro, nta n'umurimo yashobora kuyikorera. Noneho rero abasore barabwiwe ngo mukwiriye kwegurira imitima yanyu Yesu. Et marcher dans la précieuse lumière de la vérité qu'il vous a donné. Kandi mukagendera mu mucyo Imana yabahaye. Icyambere rero ni ukwiyegurira Yesu. Intambwe ya kabiri ni ukugendera mu mucyo, ubwo gukorera Imana naho bihera. Icya gatatu, accomplissez fidèlement vos travaux domestiques. Mujye mwuzuza mukiranutse inshingano zo mu rugo. Gukorera Imana k'umusore rero ntago guhera kure, ahubwo guhera mu gukiranuka mu nshingano zo mu rugo, kumenya kubana neza n'abaturanyi,
kumenya gufasha abo urushije ubushobozi mu baturanyi bawe, mu rungano rwawe, mu bavandimwe bawe, mu nshuti zawe, ukamenya kubana neza nabo, ukamenya kugira imico myiza, ukamenya kubaha inama nziza. Icyo gihe uba ukorera Imana. Mu gitabo kimwe ntago nashoboye kukizana, ariko ni igitabo cyitwa Evangelize, kubwiriza ubutumwa. Handitsemo icyigisho kivuga ngo periode de stage, igihe cyo kwimenyereza umurimo w'ibwirizabutumwa. Ngo abasore bashaka kujya gukorera Imana, ngo bimenyereza umurimo w'ibwirizabutumwa, bakwiriye kubanza gukorera bugufi aho bari, aho batuye, mw'iryo torero barimo, aho mu rugo, aho mu baturanyi, aho mu bavandimwe. Ushobora no gusura umuntu ukamubwira ijambo ry'Imana, ejo ugasura undi, ejo bundi ugasura undi. Iyo saha wihaye yo kujya ugena mu cyumweru cyangwa se buri munsi wihaye isaha ugasura umuntu, ukamubwira amagambo y'Imana, ukamuririmbira, ukamubwira amagambo amuhumuriza, mukomeza, ngo mugakorera aho hafi. Noneho ngo hazaboneka umwanya imbere ngo muzumva ijwi rivuga ngo nimuze imbere. Ubwo rero hari igihe itorero rizaterana bati niweho turi butume, cyangwa se lokale zigaterana bati niwe turi gutumiriya, ariko bahereye ku mwete usanzwe ugira mu itorero no mu baturanyi no mu bavandimwe. Ndumva ari aho. Murakoze cyane. Ubwo burya n'uwafataga akakazanira umukecuru mu rugo imuhira, wabukoreye Imana. Kandi turagira ngo kuba dukurikirana, ntabwo burya gukorera Imana bizabanza byagusaba kubanza nawe kwambuka imisozi, wakwambuka inyanja wajya mu bindi bihugu, ahubwo mu muryango aho ngaho iwanyu, mu muryango mumenyeranye, wakorera Imana, watangira kumwigisha aho ngaho nkuko mumaze kudusomera, bikarangira ugatumwa, itorero rikagutuma ahantu runaka, ukagenda waguka, impano yawe yaguka, ariko byarahereye mu muryango. Rero tuyana ku musozo tukuri ingingo, ese abasore, umusore ukorera Imana, ese yabwirwa n'iki ko yahamagawe ngo akorere Imana? Umuhamagaro we yawubwirwa n'iki? Ko atari benshi bahita bafite iyo mbaraga guta babyibwira. Ese yaba ari kwakiraga kwi umukecuru, yaba ari kuvoma, yaba ari gufasha uturimo tw'iwabo, akamenya ko yahamagawe cyangwa guhamagarwa, afite indi mbaraga izaba ibimwemeza bitari iyo ngiyo? Ntari nagera kuri icyo kibazo, nicyo wari uri kuvuga uti uramutse washirije umukecuru urukwi, ubukorera Imana. Nibyo, uramutse umuzaniye n'amazi, ubukoreye Imana. Uramutse unamubwiye uti ndakugira ku isoko, ubukoreye Imana. Mbese ikintu cyose wakora nta zindi nyungu ugitezemo, ahubwo ari ukugira ngo abandi bagubwe neza, ari ukugira ngo abandi bafashwe, burya niho bimenyereza umurimo w'Imana. Muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami, ni icyigisho cya 17, ihamagarwa rya Elisa. Yahamagawe ariko atagiye kubwiriza, atagiye kuba umuhanuzi, ntabyo yari yiteze, we ntabyo yari azi. Yahamagawe gusa anejejwe no kujya yoza ibirenge bya Elisa, akamuzanira amazi yo gukaraba. Ibirenge bya Eliya. Eliya niwe wari umuhanuzi. Elisa kandi wabo bari bakize, bari bakomeye, abahingishaga amatungo, mbese bari abakungu. Ariko yemeye gukora umurimo uciye bugufi wo kwemera koza ibirenge bya Eliya, wo kujya amuzanira amazi, wo kujya mwitaho ku makene y'ubu buzima, nuko bisoza abaye umuhanuzi. Rero ntabwo Imana ishaka ko umuntu ahera hejuru amanuka hasi, ahubwo Imana ishaka ko umuntu ahera hasi azamuka hejuru. Uti rero none wari uvuze uti mbese abasore, umuntu yabwirwa n'iki ko yahamagawe bakorere Imana, cyangwa se utwo turimo umuhamagaro, cyangwa se afite ukundi kuntu habimenya? Utwo turimo nitwo turimo umuhamagaro bwa mbere. Ubundi umuhamagaro ni ikintu umuntu akora ntawe ukimuhase, nta wundi ugombye kumwibutsa, ahubwo umuhamagaro ni ikintu kiba imbere mu mutima mu muntu, ku buryo niyo utagishohoje wumva nawe ubwawe uri kwicira urubanza, ku buryo niyo utagishohoje wumva nawe ubuze amahoro, ukumva ubuze umutekano. Rero ikimenyesha umuntu yuko ari mu muhamagaro nuko ikintu yumva ari we kireba, nuko ikintu yumva bitapfa ahari, nuko ikintu yumva akishimiye akagikora akishimiye, nubwo cyaba kirimo imvune, nubwo cyaba kirimo ingorane, nubwo cyaba kitarimo ingororano zo muri ubu buzima zingana n'imvune umuntu yakoresheje, ahubwo umuntu akumva nawe ibyo bintu bimurimo, kandi akumva izo mbaraga zimurimo, kandi akumva kubikora bimunejeje nta gahato karimo. Mbese aho abandi bo babona imvune, we akajya yumva mu by'ukuri nta mvune irimo. Nicyo Pawulo yavuze ngo iyo mbikora mbikunda ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa
mbese nzagororerwa iki. Rero ikintu umuntu afite mu muhamagaro yumva akishimiye, yumva kimunejeje, iyo atagikoze ahubwo yumva yigaye akumva abuze amahoro. Nuko rwose ubwo ntuzategereze ngo hari ukundi umuhamagaro uzaza, ntuzategereze ngo nawe uzaryama ujye kubyerekwa nka ba bandi cyangwa se ngo birote, ahubwo burya umuhamagaro utwo turimo ukora ujye umenya ko nawe burya uri gukora umurimo w'Imana, kandi ko Imana nawe yaguhamagara. Ntabwo bisanga uzahere ku mirimo minini cyangwa se ku bigoye, ahubwo uhera kuri utwo dutoya turimo kwasiriza mukecuru agakwi, kuvoma, kuzana utuzi iwanyu, gufasha abandi batishoboye, kuko na Bibiliya tubwira ngo burya ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Ubu noneho ubwiza bw'abasaza bikaba uruyenzi rw'imvi. Burya abasore umurimo munini uzanwa n'imbaraga zabo, kuko ibyo utakoze uri umusore ndahamya ntashidikanya ko utabikora umaze gusaza. Niyo mpamvu rero wakoresha izo mbaraga ukamenya ko uri gukorera Imana, ntizikorere Satani, kuko burya na Satani akeneye abasore, n'Imana igakenera abasore, n'igihugu igakenera abasore. Abasore bakeneye mu buryo butandukanye, ariko nk'uwamaze kumva insanganyamatsiko, wize ijambo ry'Imana neza, agomba kumenya yuko akenewe n'Imana kurusha ahandi hose. Ndagira rero ahangaha tuhatambuke tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri avuga ngo ni izihe ngero z'abasore bigeze gukorera Imana. Ese tumaze gusoma cyangwa se tumaze gusomerwa abasore bakorera Imana bate? Batubwiye ubwo twayikorera, mubasha gusobanukirwa kuri iyo ngingo. Noneho ingero zabo twafatiraho urugero bakoreye Imana ni bande? Muri Bibiliya hari abantu benshi bakoreye Imana. Harimo abasaza, harimo abakecuru, harimo abagabo, harimo abagore, ariko Imana yifuje yuko abantu bajya bayikorera bagifite imbaraga z'ubusore. Usomye Bibiliya neza, burya abantu benshi bakoreye Imana wasanga higanjemo abasore. Wenda ndatanga urugero, kandi hari abo ndi butindeho cyane, ariko ndatanga ingero nyinshi. Buriya Abeli yakoreye Imana ari umusore. Abeli umukiranutsi wa mbere wishwe yakoreye Imana agifite imbaraga z'ubusore. Wareba Isaka nawe ugasanga yarakoreye Imana nawe akiri umusore. Urebye nka Danieli yakoreye Imana ari umusore. Urebye nka Yosefu yakoreye Imana ari umusore. Urebye nk'uwitwa Mose, Imana yamuhamagaye atari yaba mbese igihe yari afite ishyaka ryo kurokora Abisirayeli. Nawe akiri umusore. Nawe burya yari akiri umusore. Nawe mbese imbaraga zari zikirimo z'ubusore. Urebye nk'uwitwa Samweli, we yanatangiye gukorera Imana ahubwo n'ubusore atarabugeramo, ahubwo akiri umwana, akomereza mu busore. Urebye nka Pawulo yakoreye Imana akiri umusore. Urebye Timoteyo yakoreye Imana ari umusore. Urebye Tito yakoreye Imana ari umusore. Rero abagiye bakorera Imana ari abasore ni benshi, ariko hari abo ndi butindeho nanjye mbona bakomeye cyane mu gukorera Imana. Ni nk'uwitwa Danieli. Urebye ba Saduraka, Meshake, Bedenego, abo bantu bakoreye Imana bakiri abasore. Ariko numva hari umusore numva wo gutindwaho cyane, kandi n'impamvu mutindaho ndayivuga, ni uwitwa Yosefu. Yosefu impamvu mutindaho, buriya n'abandi bagiye bakorera Imana ariko bari bugufi bwa bene wabo. Hari uwo yagisha inama, hari uwo yasobanuza ibintu, hari uwo yahanuza, mbese hari bene wabo bari bugufi ku buryo yabashaka yabakenera akababona. Buriya Mose yajya gukenera Abisirayeli yashoboraga kujya mu nkambi, mu ngando akababona. Buriya Danieli ikibazo cyarazaga agakenera Shaduraka, Meshake na Bedenego akababona. Pawulo nawe yari afite bagenzi be bakorana. Ariko iyo ntekereje nka Yosefu, kandi ibyanditswe byera biratubwira ngo burya yatangiye gukorera Imana akiri n'umusore mutoya, ntago yari umusore mukuru uri hejuru y'imyaka 20, ahubwo iki gitabo cy'uburezi urupapuro rwa 61 haravuze ngo mu itangira ry'ubuzima bwabo ubwo bavaga mu bugimbi binjira mu myaka y'ubukure.
ubundi imyaka yo kuva mu bugimbi umuntu ari kujya gusezera mu bugimbi ugana mu myaka y'ubukure ni hagati y'imyaka 17 na 20. Ubwo rero uri kumva Yosefu yari ari mu myaka iri gukabakaba nkaho ngaho, mu by'ukuri ari mu gihugu cy'abapagani batazi Imana, nta mwene wabo, nta telefone iriho, nta rindi tumanaho, mbese ari we n'ijuru gusa, nta bundi bufasha yishingikirijeho. Ariko yakoreye Imana ku buryo isi yari ituwe muri icyo gihe yamenye Imana yo mu ijuru binyuriye muri we. Baranditse rero ngo ubwo bavaga mu myaka y'ubukure Yosefu na Daniyeli batandukanijwe n'imiryango yabo. Ubu abasore muri kino gihe bari kwingingirwa gukorera Imana bagitaha kwa base, bari kwingingirwa gukorera Imana hakiri umukuru w'itorero yasobanuza, hakiri intumwa, hari ababwiriza butumwa bamubanjirije yagira ibyo abaza, naho yagira ingorane yahanuza ngo ahambyitwaremo, ahanuza umuntu mugenzi we. Ariko uyu musore Yosefu, ijambo ry'Imana yavuze ngo batandukanijwe n'imiryango yabo bajyanwa mu bunyage mu bihugu by'abapagani. Yosefu by'umwihariko rero urumva igitabo cyamugize umwihariko, yugarijwe n'ibishuko bitera umuntu igihe cyose habaye impinduka mu buzima. Burya uko ubuzima tugenda tubunyuramo, hari ibigeragezo by'abakire, hari ibishuko by'abakene, hari ingorane z'abarwayi, hari ingorane z'abafite amagara mazima, hari ibibazo by'abize, hari ibibazo by'abatarize. Rero iyo umuntu ageze kuri buri tere ajya asanga hariho ingorane zihariye. Yosefu rero nawe yanyuze mu zihariye, aranditse ngo yugarijwe n'ibishuko bitera umuntu igihe cyose habaye impinduka mu buzima. Mu nzu ya se yari umwana ukundwa cyane, kwa Patifara bimbata, nyuma aba umwiringirwa n'inshuti, nyuma bigisonga cyiza, nyuma arajijuka binyuze mu kwiga, kwitegereza no kubana n'abantu, afungirwa mu nzu y'imbohe kwa Farawo, acirwaho iteka ry'akarengane adafite ibyiringiro byo kurengerwa cyangwa kuzafungurwa. Nyuma yaho ahamagarirwa kuyobora igihugu mu gihe gikomeye. Nyamara yakomeje gukomeza kuba inyangamugayo. Muri ibyo bihe byose yanyuzemo, Yosefu uri kumva yakoreye Imana ari muto, akiri umusore, anyura mu buzima bushishana, anyura mu bintu bididanye ku buryo n'umuntu mukuru kumubwira ngo abicemo hari igihe yahasitara. Ariko yakoreye Imana birashoboka. Rero uri kumva nk'aba bagiye bakorera Imana mu by'ukuri, n'umusore wa none yayikorera. Urebye nka Timoteyo wari waritangiye kumubwiriza butumwa afatanya n'abagaragu b'Imana ba Pawulo. Urebye nka Yohana Umubatiza nawe rega yahamagawe ari muto. Yohana Umubatiza yahamagawe ari mutoya, arangije ava mu idini ry'ikigogoro, isa ari umutambyi, ariko yumvisha irarika ry'Imana, aravuga ati uko bisa kose ngiye mu butayu. Ajya mu butayu, ajya gukorera Imana. Uri kumva yari yariyemeje rero. Hari abasore benshi bakoreye Imana, ni benshi. Kuri iyi ngingo rero baduhaye ingero, twumvisha ingero nyinshi z'abantu bakoreye Imana benshi cyane, bagiye bahamagarwa mu bwana bwabo. Hafi ya bose abenshi bagiye bahamagarwa burya bakiri abana cyangwa se bakiri abasore. Ariko yewe na Yeremiya yaravuze ngo ndi umwana, sinashobora kuvuga. Yesaya, ubwo twavuga ngo abenshi mbese urugero runini rw'abakoreye Imana batangiye ari abasore. Rero turatinda kuri uyu Yosefu. Rero ese Yosefu yakoreye Imana burya ari umwana, ariko biba akarusho kuko yayikoreye ageze hirya aho batari kumureba, hatari bene wabo, hatari inshuti, hatari abavandimwe, akorera Imana kandi ahagarara neza, bituma abeshaho umuryango wabo. Ese izo ngero ko tuzifata tukazishyira mu buzima bwacu bwa none, tukabafatiraho urugero, bakaba icyitegererezo cyacu, umusore wa buno nawe byashoboka ko aba buryo? Ese ibyashutse Yosefu bikamushuka muri icyo gihe cyabo akabitsinda, muri iki gihe cyacu ibyo muri iki gihe cyacu ni bigari kurusha ibyo mu gihe cya Yosefu, cyangwa se byose umubiri yarafite natwe niwo dufite nonaha? Iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kuko ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bidufasha gusobanukirwa Bibiliya, imirongo ya Bibiliya ivuga mu ncamake tukabasha kuyumva mu buryo burambuye. Ubundi Yosefu kugira ngo abashe gukomera, hari amahame abiri yamugengaga, nawe yanditswe muri kino gitabo cy'uburezi ku rupapuro rwaho rwa 64. Haravuze ngo kuba indahemuka ku Mana no kwizera itagaragara
nibyo byari igitsika umutima we. Iryo niryo ryari ibanga ry'imbaraga ze. Ibanga yari afite ryari rikubiyemo ibintu bibiri. Icya mbere yari yarasezeranye ko azaba indahemuka ku Mana. Ese iryo sezerano yari yararigize ryari? Muri kino gihe cyacu abasore bapfa kwinjira gusa ariko nta sezerano bagiranye n'Imana. Bese batarebanye nayo, batabonanye nayo, batavuganye nayo, bagapfa kwinjira gusa bigana. Yabona wenda bari kubwiriza cyangwa se abari gukorera Imana atuzi ko biryoshye ariko nanjye nkaba nka runaka. Ariko ibanga afitanye n'Imana, iryo banga umusore akaba ntaryo yigeze agira. Rero Yosefu muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ni icyigisho cya 20 avuga ngo Yosefu mu Egiputa igihe bari amaze kugurishwa na bene nyina n'abavandimwe be. Bene se bamaze kumugurisha, baramushoreye bamutwara nk'imbohe nyine birumvikana. Ariko ngo hari agasozi yagezeho ngo arebye kure ngo abona amahema y'iwabo. Abona agasozi se yarabambyeho amahema, ariko nta tumanaho rihari, nta mugenzi uri mu nzira yatuma ngo amubwirire se ngo barantwaye. Ngo agira agahinda kenshi, ariko ngo yongera kwibuka n'uburyo bene se bari bamujenyekeye, bari bamufitiye umujinya n'uburakari bamugurisha, ngo ibyo bintu byuzuza agahinda umutima we. Ngo yongera gutekereza ngo yewe nabayeho neteshejwe, data yarankundaga cyane, ntago nakoze imirimo ivunanye igoranye cyane, none njyanwe mu buretwa. None ko njyanwe mu buretwa se nzabishobora? Ndi njyenyine nzabishobora? Nuko ngo yumva aguye mu gucika intege. Ariko ngo muri uwo mwanya ngo akoresha intekerezo ngo zihita zimwerekeza ngo ku bijyaniranye n'amateka ise yajyaga amwigisha. Anari byo wenda abakuze dukwiriye kujya tubwira abasore aho Imana yagiye dukura, uko yagiye dufasha, uko yagiye dukomeza, uko yagiye turwanaho mu gihe cy'ingorane n'ibibazo. Kandi kuko abakuze babinyuzemo, bafite ibyo baganurira abana babo, ariko ku ruhande rw'iby'Imana yagiye bafashamo. Noneho ngo yibuka ko se hari igihe babaga bicaye mu ihema, akamubwira uburyo nawe yigeze guhunga ari wenyine, nta kindi yirengeje usibye inkoni yari afite mu ntoki, bumwiriraho, arara ku gasozi, aryama yiseguye ibuye, ngo yihebye abona ubuzima bwahagaze. Ngo ariko aza kubona urwego abamarayika bururuka ngo ruhagaze mu isi rukagera mu ijuru, abamarayika bamanuka bongera bazamuka. Nuko ngo aza kumenya yuko burya Imana ije kuvugana nawe. Ngo icyo gihe isezerano yagiranye n'Imana ise, ubwo yabiganuriraga umwana we. Iryo sezerano ngo Imana yarigumyeho, Imana iramurinda, Imana imufashiriza mu gihugu cy'amahanga, Imana imuhera y'umugisha, Imana iramukomeza, ndetse ngo akanamubwira ibijyanye n'urwo rwego ruko rwari Yesu agakiza k'abantu. Maze ngo Yosefu ngo ahita agira kwizera mu mutima. Baravuga ati rero nanjye nta wundi nahungiraho, nta wundi wandengera, nta wundi uzamfasha muri iki gihugu. Mana ya ba sogokuru, nanjye uzambera Imana. Numbera Imana nanjye nzakubera umwana, kandi sinzagukoza isoni, sinzaguhemukira, nzihangana nshinyirije, nubwo nzahabwa imirimo ikakaye nzayikorana akanyabugabo n'ubutware, kandi nzitwara nk'uko bikwiriye umwana w'umwami w'abami, ntago nzaguhemukira, sinzagukoza isoni, nawe uzamfasha. Yahoraga iryo sezerano ryibuka kandi akaririnda. Nicyo batubwiye ngo yari yararahiriye kuba indahemuka ku Mana. Ibyo rero byamurindaga ibishuko. Abasore nabo baramutse basinya iryo sezerano n'Imana bari bonyine biherereye, nta wundi ukubwiye ngo ngaho muzamura akaboko ngo abumva ngo namwe mugiye gukorera Imana, ahubwo nawe witekerejeho, nawe utekereje uko Imana igukunda, utekereje uko Imana ikomeye, utekereje uko Imana igira imbaraga, uko Imana igira impuhwe, uko Imana igira ibambe, uko Imana igira urukundo, warangiza nawe mu mutima ukanzira uti Imana nanjye nzagukorera, nanjye sinzagukoza isoni, nanjye aho nzaba ndi hose. Erega uyu muntu w'Imana wari wahize gutyo n'igihe yari ahiherereye nta wundi umureba, yatinyaga gukora ibibi kuko ijisho ry'Imana yabonaga rihari. Yari yarasezeranye rero kuba indahemuka ku Mana. Umusore uwo ari we wese iryo banga ryamufasha. Ariko batubwiye n'ikindi ngo no kwizera itagaragara. Imana mu by'ukuri ntabwo igaragara ngo ibonekeshe amaso, nubwo ibikorwa byayo bigaragara, ariko yo ntabwo igaragara ngo iboneshwe amaso. Rero yarazi neza yuko hari Imana igira imbaraga kurenza ibindi byose.
ifite ibisubizo mu bibazo byose, izi guhumuriza mu bicantege no mu ngorane. Iyo yayizeraga yasubizwagamo imbaraga mu gihe cy'ibigeragezo. Rero umusore uwo ari we wese nawe iryo banga nirye Yozefu ryaramukomeje kandi rimuha gusoza neza. Umusore uwo ari we wese ndetse n'umuntu mukuru iryo banga rigiranye n'Imana nawe byamufasha mu kwikorera. Murakoze cyane. Rero wakwibaza ngo none se ukora aho tujye dusoma tugasanga Yozefu burya nkuko muri mudusomeye yarigeze ateteshwa akajya, ariko yamara kujya hirya y'iwabo bya bindi yari amaze gutoneshwa na se bikamuvamo, ahubwo akaba umugabo uhagaze kandi ushikamye. Muri iki gihe cya none iyo ngeso nayo irahari. Ese waba uyifite ugakorera Imana izi ngero ko turi kubafatiraho ingero abo basore bagenzi bacu babayeho mu bihe bya kera? Ese iyo utoneshwa guteteshwa ntabwo byaba imbogamizi yo gutuma udakorera Imana ngo uhagarare ikigabo nka Yozefu? Guteteshwa byaba imbogamizi zo gutuma udakorera Imana. Nkuko na Yozefu nawe igihe yari yarateteshejwe hari aho atarateguwe neza, ari nacyo cyatumye Imana yemera akajya mu bibazo. Imana yaremeye ajya mu bibazo kugira ngo Imana imurengere, kugira ngo atazasoreza ubuzima bwe mu guteta nyine. Buriya umuntu yarateteshejwe agateteshwa mu bwana, agateteshwa mu busore, akarinda b'umugabo agashyingirwa n'ubundi ari umutete, byaba ari ikibazo. Muri kino gitabo cyitwa urugo rwa gikristo n'ubundi harimo amagambo avuga akaga ko guteteshwa, warangiza rero nawe ukiteteshwa. Yozefu we yarateteshejwe ariko ageze mu bibazo ntiyiteteshejwe, ahubwo yamenye yuko burya byakomeye nta migaryo irimo. Haranditse ngo les enfants qui ont été gâtés et choyés Satan à ce qui en soit toujours ainsi. Abana bateteshejwe ibihe byinshi bajya bitega yuko ibintu bizahora bityo. Si ce n'est pas le cas, ils sont déçus et découragés. Iyo ibintu biramutse bihindutse ibihe byinshi baracogora kandi bagacika intege. Ces mêmes dispositions se marqueront pendant toute leur vie. Iyo nyitwaro ijya ibadukaho ibihe byose by'ubuzima bwabo. Ils seront incapables de se diriger eux-mêmes, maze bakaba badashobora kwitegeka, et atteindront toujours que les autres leur fassent plaisir et cèdent à leur caprice. Bakajya bibwira yuko abandi bazajya bakora ibyo kubashimisha kandi bakajya bumva ibyo bifuza. Une fois arrivé à l'âge adulte, iyo bageze mu myaka y'ubukuru, qu'ils rencontrent de l'opposition, maze bagahura n'ibicantege cyangwa ibibarwanya, ils se croient brimés, bumva ko bahohotewe. Barivovota mu mibereho yabo, bakaba badashoboye kwikorera inshingano kandi bakajya bijujuta, bagarakara vuba igihe ibintu bitagenze nk'uko bashaka. Kwivovota rero nabyo bishobora guteteshwa, bishobora gutuma ubuzima bw'abasore nabwo bugira inkomyi ntibube bwiza. Ni ari nayo mpamvu mu byo tugomba kumenya muri iki gitabo cy'uburezi ku rupapuro rwa 327 haranditse ngo hirya y'uburezi bwo mu rugo n'uburezi bwo ku ishuri, buri muntu wese azasabwa kunyura mu ishuri rikaze ry'ubuzima. Iryo shuri rero ry'ubuzima rikaze ngo uko abantu barinyuranamo ubwenge ni icyigisho kigomba gusobanurirwa neza buri musore na buri mwana. Rero icyiza nubwo ise wa Yozefu yari yaramutetesheje kandi nabyo bikaba byari bigiye kumukoraho, ariko icyiza uyu mubyeyi yamukoreye nuko yagiye amwigisha n'ibintu byo kwiringira Imana. Ako yarakibutse. Ingorane rero twebwe dufite, ababyeyi baranatetesha ntibanabwira abana kwiringira Imana yuko hari igihe ibibazo bijya bibaho. Buriya nubwo Yozefu yari yarateteshejwe, ariko se yagiye amubwira ati hari igihe ubuzima buhinduka. Ngewe bwarampindukanye biba gutya na gutya, mwana wanjye iya ntabaye niyo mu ijuru. Ababyeyi rero nta nubwo nibura nako bajya bagakora. Rero ariko ubwo turi abasore, wenda abasore bari kutwumva, ntukemere ko bagutetesha. Nimba iwanyu hari n'abakozi, jya ubabwira uti urateka uyu munsi nanjye nteke ejo, urateka mu gitondo nanjye nteke nimugoroba, urakoropa none nanjye ejo nzakoropa, urikorera ibiro 5 nanjye ntware 5. Ntukemere yuko bagutetesha, hari igihe ubuzima buhinduka. Kandi usibye n'ibyo ugomba gukora kugira ngo ubwenge bwawe bukure, ugomba gukora kugira ngo umubiri wawe ukomere ugira imbaraga. Ntawe ukwiye kwemera kwitetesha. Burya hari benshi bazi ko guteteshwa burya ngo kwa kundi ntabwo umugi agakoma gatarimo isukari, urira umwana rero gato bagaterura ntambeho umugeraho,
ibyo benshi bashobora kuba ariko batabizi, kandi hari abadukurikiranye wenda bashobora kuba batazi iyo jambo guteta ni mu buhe buryo. Ese ateteshwa ate? Ubundi guteta cyangwa se guteteshwa birangwa n'ibintu, wenda reka mvuge bitatu muri byinshi bishobora kuranga gutetesha no guteteshwa cyangwa kwiteteshwa. Icya mbere, guteta, gutetesha umuntu ni ukutamukosora kandi ubona ari mu mafuti, ukamwemerera ngo utamubabaza, mbese ukananirwa kubwira umuntu amafuti ye ngo utamubabaza, ngo atababara. Umuntu nimba ari mu mafuti, mukosora ufite umutima mwiza, ariko umwereke ko ari mu mafuti. Nimba ari n'uwo gucyahwa, nimba ari n'uwo guhanwa, umuhane. Byanditse muri Zaburi 141 umurongo wa 5 ngo umukiranutsi nkubite birabakungirira neza, ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye we kubyanga. Rero iyo witetesheje, iyo baguhannye urazurura, baguhana ukarakara, baguhana ntuvuge, baguhana nturye, ngo barakwanga, hoye ugatsibuka, icyo gihe uri kwiteteshwa. Kandi umubyeyi nawe udahana umwana kandi yakoze amakosa yabibonye yabimenye, aba ari kumutetesha. Ingingo ya mbere rero yo gutetesha ni ukudahana umwana. Ingingo ya mbere yo kwiteteshwa ni ukutemera guhanwa, cyangwa se wahanwa ukivumbura, ubwo uri kwiteteshwa. Ingingo ya kabiri yo gutetesha ni ukudaha umuntu imirimo kandi ari muzima, ntarwaye, nta bindi arimo, ukamureka akaryama gusa, umutetesheje. Ukamureka akigwa ari gukina urusimbi, ukamureka akigwa ari gukina ikarita, yarangiza akaza akarya nta n'icyo uvuga, icyo gihe uba uri kumuteteshwa. Rero kudaha umwana imirimo, kudapangira umusore imirimo ni ukumuteteshwa. Nawe iyo uri umusore ukananirwa gukora imirimo, uba uri kwiteteshwa. Umuntu akwiriye gukora kuko anarya, Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Ingingo ya gatatu yo gutetesha umuntu ni ukumuha ibyaririye byose utabanje kugenzura ngo urebe nimba bikwiriye. Ubwo ni hahandi harimo ka gasukari, ngo umwana wanjye ngo ntiyabinywa bitarimo isukari. Hari n'igihe azabinywa bitarimo isukari avuye kubicira inshuro. Bibaho, bijya bibaho mu buzima. Ati ntiyabinywa bitarimo isukari, ati ntabwo yagenda ahantu hari amabuye, ati ntabwo yakandagira hasi, ati ntabwo yajya mu mbeho. Nibyo koko uzamurinda imbeho nimba ari mutoya, uzamwambike neza ibikwiranye n'igihe, ariko birakwiye ngo nako kabeho rimwe na rimwe nako ajya kabona, kuko hari igihe bizaba ngombwa. Birakwiriye ngo n'icyo gikoma kitagira ubuki najya ajya kinywa, yumve yuko bishoboka, kandi kiraryoherega. Buriya ufashe nk'amasaka, ugafata ingano, ugafata soya, ugashyiramo uburo n'ibigori, warangiza ugateka icyo gikoma, ntabwo gikeneye isukari, wumva kiryoheye. Rero guha umuntu ibintu byose aririye utabanje kugenzura ko bimukwiriye, ko ari mu mwanya wabyo, nabyo byitwa kumutetesha. Nawe uri umusore cyangwa se uri n'umwana, ntibajye bakubwira ngo uyu munsi nta bihari, ujye wumva nta bihari. Nuva ku ishuri ugasanga ibiryo hari abashyitsi bahageze bakabibagaburira, cyangwa se bagize inshingano nyinshi ntibateke, wirinde kwivumbura. Ubwo rero ndikumva ari muri ibyo. Iyo umwana rero yakuze atyo bakamurinda imirimo, nibyo bari barakoreye Yosefu, burya bari baramurinze imirimo. Ise ngo akagira n'utuntu amugurira adaha abandi bana, urumva utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo byari byiza. Kandi muri icyo gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ngo hari ibyo uko guteteshwa byari byaramaze kwangiriza mu mico ya Yosefu. Nubwo yari afite umutima mwiza, ariko mu mico yari atangiye kwangirika, kuko ngo yari atangiye kujya agira ubwibone kuri bene se, kumva azabategeka. Icya kabiri, ngo yari atangiye kujya n'abategekerega, asa nk'ubapangira muri we, kandi ari we muto. Noneho ikindi byari byaramuhishemo kugira amakenga. Iyo umwana yateteshejwe ntagira amakenga, kugeza ubwo ababwira ngo nabonye ngo umutwaro wanjye uhagarara ngo mwe murunama ngo mwikubita hasi ngo yanyirago. Ibyo byose byarimo ubutete. Ubwo birashoboka ko nawe burya waba wateteshejwe. Twari tuzi ko guteteshwa ari ukunywa byawe nk'uko bitubwiye, ngo ntabwo mwikoma kitarimo isukari, ariko burya ni mu buryo bwinshi. Nawe nimba uri umusore dukurikiranye twumva kandi tureba, ukaba ntacyo ukora, ukaba wirirwa kuri telefone, ukaba uriwe kuri televiziyo, ntacyo ukora, amasaha yo kurya yagera ukajya kurya nta kintu wakoze, amasaha yo kuryama yagera ukaryama nabwo ukerewe nta kintu wakoze, utaramiye kuri telefone, bakakureka ujya nawe umenya kuri guteta. Hirya y'ubuzima bw'ababyeyi burya hari ubundi buzima uzajyamo buzagutegeka
kugira icyo wimarira nawe cyangwa se kugira icyo wikorera mu nyungu zawe bwite, ndetse ukanagura akamaro kawe kakagera ku bandi, ukagira n'icyo bamarira. Rero tukiri kuri iyi ngingo nanone tumaze kureba Yosefu, burya nawe kwa guteteshwa kwe kwamubereye imbogamizi, kandi iyo bikomeza kwari kumugeza ahantu hatari heza, ariko byaje kurangira Imana imujyanye mu Egiputa, ahigira irindi shuri ry'ubuzima, bituma aba umugabo ushikamye mu myanzuro. None tukiri kuri iyi ngingo, ese nabahe bandi basore batari Yosefu? Ninde wundi? Haba hari undi wakoreye Imana nawe twafatiraho urugero tukiri kuri iyi ngingo? Undi musore wakoreye Imana dushobora gufatiraho urugero ni nka Samweli. We nta nubwo yakoreye Imana ari umusore gusa, ahubwo uhereye mu bwana. Buriya ubuzima bwose bwa Samweli bwabaye ubwo gukorera Imana, ari umwana mutoya, ari umusore, ari umugabo, ari n'umusaza, yashaje akorera Imana kandi yarahereye mu bwana akorera Imana. Samweli rero yari umwana wumvira cyane. Bimwe twaze tuvuga ngo gukiranuka mu nshingano ntoya, Samweli ntago yatangiye abwiriza, ntago yatangiye atamba ibitambo, ahubwo yatangiye akora imirimo yoroheje yo mu buturo. Nimba ari isuku akayikora, nimba ari ibikoresho akabyoza, nimba ari gutumwa n'umusaza Eli akamwumvira anezerewe. Ndetse hari ikintu njya nsoma numva wenda ntareka kuvuga mu gice cya 3 cya Samweli wa mbere, umurongo wa mbere, harimo ijambo rivuga ibijyaniranye no kuba yari umwana ubanguka kumvira. Kandi yari umwana ubanguka kumvira. Mu gice cya 3 haranditse ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingumi, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe. Itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko mpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko mpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Umurongo ukomeza ugira uti wa 8, Uwiteka ahamagara Samweli ubwa 3, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko mpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana, niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Maze Uwiteka araza ahagararaho arahamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati Uwiteka umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Buriya aha harimo ikintu gikomeye abasore benshi batajya bitaho, kubyuka gusa no kwitaba. Abasore benshi ushobora kubahamagara nuko ntibakwitabe, cyane cyane iyo baryamye. Nta kwitabe pe kandi yakumvise. Ariko buriya Samweli kugira ngo Imana imuhe ubuhanuzi yari afite imico myiza myinshi. Samweli yarumviraga, Samweli yagiraga ubugwaneza, Samweli yicishaga bugufi, Samweli ntiyifatanyaga n'abana babi bo kwa Eli. Mbese yari umwana mu by'ukuri mwiza abasore bakwiye kwigiraho byinshi. Ariko kuri iyi ngingo yo kubaha no kumvira, Imana yashatse kumugerageresha kumuhamagara kandi bagiye kuryama. Abantu benshi barabizi ko umuntu yageze mu buriri amazima akanya gato, ubushyuhe bwo mu buriri n'ibitotsi bifatanije, burya aba ari ingabo yamufata ikamugundiriramo cyane. Ariko ibyo ntago byashoboye kuganza kumvira kwa Samweli. Imana ihamagaye ubwa mbere, inahamagara inyuriye mu ijwi ryumvikana nk'irya Eli. Umwana arabaduka aragenda. Arangije ati nditabye kuko mpamagaye. Eli ati reka da singuhamagaye, subira kuryama. Agize mu buriri ijwi riragaruka, arongera asubirayo, nditabye kuko mpamagaye. Ageze mu buriri ijwi riragaruka, nditabye kuko mpamagaye. Umusaza amubwira ati genda singuhamagaye. Buriya abasore ba kino gihe kumuhamagara inshuro 3 mubyutsa
yabona uri kumurushya, ntabwo yaba akikitaba. ntabwo yaba akikwitaba, cyangwa se n'uwaba yitaba yakwitaba ariko ari gupyineka. Dore ko bavuga bati dore viye nawe araturushye. Ati viye araturushye. Nuko ariko uyu musore Samweli mu by'ukuri ntabwo yivovose, ahubwo kuko yakundaga inshingano kandi akaba yubaha akanumvira, ntabwo yigeze abyivovotera ngo bive bimurushye. Ngaha aho yakuye umugisha wo kuba umuhanuzi. Buriya rero abasore mu by'ukuri nabo Imana yabakoresha byinshi, baramutse biteguye kubaha, baramutse biteguye kumvira, baramutse biteguye guca bugufi, baramutse biteguye kwitaba ijwi ry'inshingano mu mwanya uwo ari wo wose n'igihe icyo ari cyo cyose, n'aho baba bari aho ariho hose, biteguye ijwi ry'inshingano, mu by'ukuri Imana yabafasha kandi Imana yabakoresha. Rero Samweli nawe ni undi musore watubera urugero rwiza mu kwicisha bugufi, mu kwiyoroshya, mu kubaha, mu kumvira, mu kuganduka no mu gukunda inshingano. Ativovota. Ndikumva wenda ntajya kure cyane, dore ko ikiganiro kigikomeje. Murakoze cyane. Ubwo kuri iyi ngingo tubonye Yosefu, tubonye na Samweli, hari n'abandi, ariko tukiri kuri iyi ngingo nanone hari ikibazo ushobora kwibaza, cyangwa se n'udukurikiye wese ushobora kwibaza, ese Yosefu yakoreye Imana ari mu gihugu kitari icy'iwabo, hatari bene wabo, hatari bene se n'abavandimwe na ba Daniyeli n'abandi bagiye bakorera Imana mu bihugu bitari ibyabo, baranyazwe cyangwa se ari impunzi baragiye mu bindi bihugu bitari iby'iwabo. None muri iki gihe cya none ntabwo hakiriho wenda kunyagwa ngo tuzaza natwe tunyagwe tujye ngiyo kure, cyangwa se tumere nkabo. Ese naye mahanga twajyamo ku buryo umusore yajyayo agakorera Imana? Ese ni ukukorera Imana mu muryango cyangwa harandi? Ese ni ku ishuri? Ese ni mu kazi? Aho ngaho naho twahagereranya nk'aho Daniyeli yari yaragiye cyangwa se na Yosefu. Erega amahanga si ngombwa yuko haba kure, burya no mu rugo ubana n'abatizera nabwo ubana n'abanyamahanga. Ibi bigerageza baba bagiye banyuramo mu buryo bw'umubiri, nawe wabinyuramo mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba mu rugo bakagutota, ukaba uri umusore ubana n'abantu batizera Imana, ku isabato ibiryo bakajya babirya bakabimara, ukabwirirwa. Yewe ushobora kuba uri umusore ubana n'abantu badakunda Imana, imyambaro wari wafuze uzajyana mu isabato ugasanga bayitoheje mu gitondo, bikaba bigusaba kwihangana. Amahanga rero ntari kure yacu, ahubwo amahanga turi bugufi. Ubwo rero aho ngaho ukorera, iyo mishiki ihari, izo ngorane zihari, niyo mahanga ari iwawe. Umusore wese rero ntabwo ari kure y'amahanga, ahubwo muri bugufi. Gusa umugisha dufite ni uko dushobora kubona n'ababa bugufi wenda badukomeza bakaduha inama, tukajya twigiraho inararibonye. Ariko ubundi amahanga ntabwo ari kure, ndetse n'uri ku ishuri burya naho hari amahanga. Mwarimu wawe yaba ikibazo, umuyobozi wawe yaba ikibazo, umunyeshuri mugenzi wawe yaba ikibazo. Igihe cyose uri mu bantu bafite imico mibi, nawe uri mu banyamahanga. Aho rero tugiye kuhagaragariza Imana nk'iyo bariya basore bagiye bagaragariza muri biriya bihugu bari barimo. Nuko rwose aho ngaho naho ni ukuhagaragaza Imana mu mahanga, ku ishuri ni amahanga, muri bene wanyu b'abapagani ni amahanga, mu kazi urimo ni amahanga. Aho hose si ngombwa ngo natwe tuzamere nka Daniyeli ngo tuyanywe iminyago, oya. Ahubwo burya aho uri gukora ni amahanga, aho wiga ni amahanga, cyane cyane dore ko abasore umugabane munini ari abanyeshuri. Ubwo uwo wibwiraga ngo njyangira mu kigo ngo nkabura aho nsengera, oya, burya nawe wabasha kuhamurikishiriza umucyo wamenye, hakava itorero kandi mugasenga kandi ukahamenyekanishiriza Imana. Rero burya ntabwo haba kuvuga ngo ku ishuri nta bagorozi bahaba, ngo ku ishuri ngo ndahagira nkabura aho nsengera, ngo ku ishuri ngo niyo mpamvu ntasenga, oya. Aho ngaho Daniyeli wagiye i Babuloni akavayo bamenya Imana. Yosefu wagiye yari umunyage, ari umwe kandi avuye iwabo, we noneho ntabwo yari yajyanywe n'umutungo w'ababyeyi, ahubwo yagiye anyazwe. Ubwo yaragiye gukoreshwa imirimo, ariko agezeyo amenyekanisha Imana y'iwabo. Ubwo nawe nahawe kandi kubisengera no kubishyiramo imbaraga niho Imana yagufasha. Rero ndagira ngo kuri iyi ngingo niba nta kindi mwayivugaho, ndagira ngo tube twitambutseho tujye ku ngingo ya gatatu, ngira ngo turuze kwitindaho gato.
ivuga ngo ni ibiki bituma abasore batitangira gukorera Imana. Ese ibigeragezo bituma abasore batitangira gukorera Imana, imbogamizi byasa n'ibyitambitse mu nzira yabo ntibakorera Imana, ni ibihe mwabasha kutubwira? Imbogamizi zatuma abasore zituma abasore badakorera Imana, impamvu bajya batanga ni nyinshi koko. Abasore bafite imbogamizi nyinshi. Ubusore ubwabwo ni imbogamizi, ni ikibazo, usibye kuba wenda Imana yabafasha, ariko ubusore ubwabwo ni ikibazo. Kuko Bibiliya iratubwira ngo uhungira rya gisore. Buriya hari iby'abasore bararikira, bishobora kuba inkomyi umuntu atahabaye maso. Ni mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 20. Reka iryo somo turisome kuko Bibiliya ituri hafi. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice ni cya 2 umurongo waho wa 22. Nuko uhungira rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Noneho ikintu cya mbere kibera abasore inkomyi gukorera Imana, ubusore ubwabwo burimo ibishuko. Ubusore burimo ibishuko, ku buryo abasore baramutse badahunze ibyo bishuko, aho gukorera Imana ahubwo bayizambiriza. Aho gutanga icyitegererezo cyiza ahubwo batanga icyitegererezo kibi. Kandi iyo uturanye n'imanga ntuyimenye, yakumarira ibyawe, yakumara abawe, cyangwa nawe ubwawe ikaguhitana. Uturanye n'imanga ntuyimenye. Abasore rero bakwiye kumenya yuko burya baturanye n'imanga. Imanga yitwa irari rya gisore. Iryo rari rya gisore ryongeye kwandikwa muri kino gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo waho. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere rwa Yohana 2 umurongo wa 15 haranditse ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mwese. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri Data wa twese. Irari ry'amaso, abasore bashaka kugaragara neza, ariko bakagaragara neza mu buryo butubahishije Imana. Kugaragara neza si icyaha, ariko se ugaragara neza mu buhe buryo? Mu byubahisha Imana. Abasore bashaka kugendana na mode, ibigezweho. Ibigezweho ni ikintu giteye abasore inkeke. Usanga bagenda nk'abasigana. Umusore agashaka gutunga telefone y'ibihumbi 200 kandi atashobora kwiha n'ibihumbi 30 cyangwa 20. Ubwo rero yayibona n'abandi akumva yahatanzwe kandi ubuzima butareshya. Uko kwifuza gushaka kureshya n'abandi mudahuje amaramuko ni kimwe mu bintu bishobora gutuma abasore badakorera Imana. Umusore ashaka kwigaragaza, kandi benshi bashaka kwishushanya n'ab'isi. Ugasanga abakobwa bafite imyambarire mibi, ugasanga ko bari gukora imisatsi, uko bari gukora inzara, bashaka kwihwanya n'ab'isi. Ibyo rero bituma badakorera Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri gishobora gutuma abasore badakorera Imana ni uguhangayikishwa n'uko ejo bazamera. Abasore usanga bafite amaganya, ariko bafite amaganya bahangayikishwa n'uko ejo bizamera, bizaba bite. Umuntu ari kwiga akarangiza segonderi akabona nta kazi, akinjira muri kaminuza nayo yamara kuyisoza n'ubundi akazi kakarenga kakanabura. Kandi noneho ingorane abasore bajya bagira, benshi biga bibwira yuko ubwo kwiga bihwanye n'akazi. Mbese iyo agitangira ajya byibuka nyuma katazabura akazi. Iyo agitangira yumva kubura akazi bitarimo, kandi akabyibuka nyuma. Kandi yamara kubyibuka nyuma bigasanga kwa guteteshwa no kwitetesha byarabayeho. Ibyo yapfushije ubusa kiri kwiga, ibihe yapfushije ubusa kiri mutoya, akumva nibyo bimuhangayikishije. Ariko kandi bakanahura n'ingorane zo kutemera no guca bugufi ngo bemerane n'ubuzima bagezemo. Mbega ntabwo ari kenshi umusore urangije kaminuza
yavuga ati rero ngewe ngiye gucuruza imineke cyangwa amacunga cyangwa ncuruze karoti cyangwa ncuruze intoryi cyangwa ncuruze inyanya. Ntago babyiteguye. Ntago babyiteguye, usanga avuga ataho kugira ngo njye kwigwa nicaye ku nyanya nzashobora nigwe ndyamye mu buriri. Ariko uwiwe wicaye ku nyanya akungukamo 500 cyangwa 1000, n'uwi waryamye mu buriri buriya ntibasa. Ntago bahuye na gato. Rero ibyo buriya umusore kutamenya aho igihe turimo kigeze, kandi abasore rwose bakwiye kumenya ngo ikimenyetso cya 6 kirimo imihindagurikire y'ibihe. Ibintu byarahindutse. Abasore rero kwiga ni byiza pe, bakwiye no kwiga, ariko ukiga uri kwihangira n'umurimo. Mbese kwiga bikakubera inzira yo kwagura ubwenge bwawe, kwagura ubwonko bwawe, kugira ngo buzashobore kugira ibyo wakwigezaho. Rero kimwe mu bituma abasore batajya mu murimo w'Imana ni ukwibaza uko ejo hazamera, kandi ahejo naho nta bisubizo bahafitiye. Icyo nacyo yego. Wenda tutarava kuri iyo ngingo, ese abasore bose burya ntago bari mu kigero cy'imyaka ingana, nta nubwo banganya imyaka cyangwa se n'ubukuri. Hari abashobora kwibaza bitewe no kubasatira igihe cyo nabo cyo kuzashinga ingo zabo bakagira imiryango. Hari n'abandi bakiri hasi kandi nabo burya bari kubyiruka abo basore. Uwo nguwo nabo ashobora wenda ntago umugabane munini baba bagitekereza ngo ejo nzakora ibi nibi, abakiri munsi y'ubutware bw'ababyeyi akijya ku ishuri. Ese uwo nguwo nawe hari imbogamizi zatuma adakorera Imana, kandi aba agifite imihangayiko cyane y'iby'ubuzima akireberwa n'ababyeyi. Bwa mbere umusore nubwo yaba akiri munsi y'ubuyobozi bw'ababyeyi, nubwo yaba akiri umunyeshuri, akwiye kumenya yuko ibyo bitavuze ko atakorera Imana. Kuko gukorera Imana ntago ari ukuva mu ishuri, ntibisaba kuva mu ishuri. No gukorera Imana ntibisaba kuva mu rugo rw'ababyeyi bawe, ahubwo gukorera Imana bihera mu kumvira ugira, mu myitwarire ugira, muri za nshingano ntoya, ndetse naho ku ishuri ushobora kwigisha abanyeshuri bagenzi bawe, ukabigisha ijambo ry'Imana, ukabijya kwiga ujyanye na Bibiliya. Bajya gutangira amasomo ku ishuri ukababwira uti dupfukame basomere umurongo wa Bibiliya, kandi ntibakwanga. Nta n'umwarimu wasanga wakoze icyo ngo akwirukane, ntago ari benshi. Nubwo wenda harimo abantu baba bafite satani wuzuye, ariko ntago ari benshi. Waba mu by'ukuri uri ku ishuri uti rero mbere yuko twiga reka tubanze dusenge, cyagiye muba murindiriye mwarimu, ntago ari benshi bakurwanya, ndetse bashobora no kukwishimira. Ubwo rero n'uyu musore nawe ashobora gukorera Imana, ariko imbogamizi buriya wenda tutanabanjeho kandi ariyo yari ikwiye kubanza, ni ukwiyumvamo uwo muhamagaro. Abasore benshi uwo muhamagaro ntago bawiyumvamo, bumva ari mu gicuku, bumva basa aribo babishinzwe, bumva ba nyina aribo bishinzwe. Noneho wagera ku basore bafite ababyeyi bubaha Imana, bo bakaba bariryamiye mu ngobyi y'amahoro. Ntago papa sinda, ntago mama tukana, nta nubwo barwana, n'amafaranga barayazana yose. Mbese bazi yuko ngomba kwiga, bazi yuko ngomba kubona ikayi. Mbese umuntu akiryamira muri iyo ngobyi akayiteteramo, ku buryo bamuhendahendera kubyuka, bamuhendahendera kuza gusenga, kuza muri saro, mu murinzi, bamuhendahendera kuza kunywa amazi, bamuhendahendera kurya urunyanya rubisi. Mbese ugasanga bari kujya bamuhendahenda nyine. Urumva rero uwo yiryamiye mu ngobyi y'amahoro. Ariko reka nkubwire ngo hari igihe bizahinduka. Birakwiye ngo umusore, iyo nayo ishobora kuba mbese kutagira uwo muhamagara, kutabyiyumvamo, kutabikunda, kutumva ko ari ngombwa, kutiyumvamo ko bikenewe. Ubundi niyo ngorane ya mbere, ibindi noneho bikuririraho. Ubwo burya abantu hari ibitabo birabivuga ko burya abasore bari mu byiciro bigera muri 3, yaba icyiciro kiba kibabaje burya abo ngabo baba bagifite ababyeyi bizera ubutumwa cyangwa se badasenda nk'uko bamaze kubitubwira, akaba yaza ntaba kubite yasinze, ari umunyamahoro, akabingira gusenga, kwingingira gushyire baguho igikoma kirimo ubuki, bagushyiramo ka breba, baguha ikibisi. Burya aho ngaho utamenye ubwenge nta handi wawe uzawumenyera, kuko burya uba ufite byinshi, ufite umucyo w'ubutumwa bwiza, warageze mu muryango, uba ufite amahirwe yo gusobanuza ababyeyi bawe bakagusobanurira byinshi muri byo, uba ufite amahirwe nawe yo kwicukumburira, kuko ubutandukanye n'umuntu barabubwiye ku gise akabwakira,
atabibwirijwe n'ababyeyi cyangwa se atabihatiwe. Rero hano muri iki gitabo cya Yohana badusomeye ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa se ibiri mu isi, ngo umuntu ntakunda iby'isi, gukunda Data twese ni kuba kuri muri we. Ese umuntu yakunda iby'isi gute? Ko gukunda iby'isi nabyo burya ari imbogamizi yatuma umusore adakorera Imana, yabikunda ate? Gukunda iby'isi ntabwo bivuze ngo ntugakorere amafaranga, ntukubake inzu, ntugashaka akazi, hoya, ntabwo ari icyo bivuze. Ahubwo gukunda iby'isi kuvugwa ni ukubiha umwanya w'imbere kuruta uwuha Imana n'ibyayo. Iyo umuntu iby'isi biza ari inyongezo, mu gitabo cya Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 haranditse ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo bindi byose muzabyongererwa. Ibindi rero byo kurya no kwambara no kunywa no kubaka no n'akazi n'ibindi ni umugabane wa kabiri. Ariko umugabane wa mbere ni ugukunda Imana n'umurimo wayo mu ishami Imana yaguteganirije gukoreramo, mu mpano Imana yaguteganirije gukoreramo, mu itaranto Imana yaguhaye. Rero iyo umurimo w'Imana uwushyize imbere, ibyayo ukabishyira imbere, ibyo bigafata umwanya wa kabiri, ntabwo uba ukunda iby'isi. Nubwo waba utunze byinshi ntibivuze ngo ugukunda iby'isi, ahubwo mu mutima wawe bifite umwanya wa kangahe. Nuko rwose ubwo ndagira ngo mwabyumvise kandi mwakurikiranye, burya hari byinshi byatuma abasore badakorera Imana, ariko hari n'amakiriro. Bibiliya irahari n'ibitabo by'umwuka w'umuhanuzi, ijambo ry'Imana ryaradushukiye. Hari inzira nyinshi twakwihishamo, hari inama nyinshi twakura ku basaza, hari ibyo twakura ku babyeyi byatuma twihisha ibyo bishuko bitwugarije, ahubwo tugakorera Imana nk'uko babidusomeye mu ngero z'abakoreye Imana bakiri abasore. Nanone tukiri kuri iyi ngingo ituma abasore ibi bintu bituma abasore batitangira gukorera Imana ni byinshi cyane. Ni byinshi, nko kugira inshuti mbi, kubana n'ababi, kuba muri sosiyete y'ababi badakunda iby'Imana. Ibyo nabyo byatuma udakorera Imana, ahubwo wakorera Satani nyine kuko ubana nabi. Ntabwo bivuze ngo uzajye ku ishuri ririmo abagorozi gusa, nta nubwo bivuze ngo uzajye mu kazi karimo abagorozi gusa, ariko abugira inshuti zawe, abugira abagenzi bawe, abo ukunda kubwira amabanga, abo ukunda kugisha inama, abo wumva unyotewe cyane wamara gatatu utari wababona ukumva umutima wawe usa nkaho uhungabanye. Abo bantu nimba ari babi, bafite ingeso mbi, badakunda Imana n'ibyayo, nabyo byagukoraho, byatuma udakorera Imana cyane rwose. Kuko n'ibitabo biravuga ngo mbwira uwo ngo mnyereke uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Burya akiri kuri iyi ngingo ndagira ngo dusobanurire, ese inshuti duhitamo inshuti ziduha ibyo dushaka, inshuti zitwandikira utumesaje twiza, inshuti ziduha impano, akaba arizo tureberaho, tukarebera ku gihagararo cyangwa se tukareba ku buranga cyangwa se tukareba ku butunzi, se wabo ni abakire bafite iki. Ese uko niko bahitamo inshuti? Ni gute wanamenya inshuti cyangwa se utahitamo nk'umwana, ahubwo ukamenya guhitamo inshuti yakugirira akamaro, itazatuma utandukira kuri iyi nshingano yo gukorera Imana? Iyo ushaka guhitamo inshuti neza, ubundi inshuti umuntu akwiriye guhitamo ni umuntu cyane cyane ushaka izakugirira akamaro, nyine nifite ako kamaro, nifite nayo icyo yimariye. Kuko udafite icyo yimariye nawe ntacyo yakumarira. Ubwo nshatse kuvuga ngo nifite inararibonye iruta iyawe. Icyo ni kimwe cyo kuzirikana. Icya kabiri, iyo umuntu ashaka inshuti aba agomba kumenya yuko ari gushaka umuntu uzakwigisha ibyiza, umuntu uzigiraho ibyiza. Icya gatatu, iyo umuntu ashaka inshuti ni ukumenya yuko uri gushaka umuntu uzagukosora, utazatinya kugukosora, uzagukosora wagize amakosa, uzagucyaha, uzaguhana nubwo byakubabaza, ariko akaba azaguhana, akaba azagukosora ngo agukure mu nzira y'ibibi. Icyo ni icyo kuzirikana ku nshuti. Icya kane cyo kuzirikana ni umuntu uzashobora kukwitaho, umuntu washobora kukwitaho. Kandi burya kukwitaho ntago bivuze ngo ni ukuguha amafaranga gusa, si ibyo bivuze gusa, ahubwo umuntu akenera byinshi. Hari igihe ukenera inama, ni umuntu uzakeneraho inama, hari igihe ukenera inama, hari igihe uba uri mu bibazo, hari igihe uba uri mu bwigunge akabugukuramo. Rero iyo umuntu ashaka inshuti yita ku muntu umurusha inararibonye, iyo umuntu ashaka inshuti yita ku muntu uzamuhana,
yita ku muntu uzagira icyo amwigisha, uzagira icyo wigiraho, kandi ukita ku muntu uzabasha kukwitaho n'igihe wabashije kugira ibibazo. Icyo gihe nibwo uba uzi gutoranya neza inshuti. Ndetse mu bitabo haranavuga ngo n'igihe uzaba umunaniye ni umuntu utazatinya kubwira abandi ibyawe, ariko atagamije kugukoza isoni. Nimba uzaba umunaniye ari mugenzi wawe wenda w'umusore, akaba azabibwira so na nyoko, akaza akababwira ati rero uyu ni munywanyi wanjye, ni inshuti yanjye, ariko hari ingeso namubonanye, birashoboka ko mwe babyeyi mutayizi, niyi niyi naramwiyamiye, naramubwiye arananira, mumfashe tumufashe. Rero ubu kumukunda ntabwo byoroshye, ariko ubundi uwo ni we nshuti. Aho ngaho barakoze cyane, ariko burya mu byatuma abasore badakorera Imana ni byinshi cyane. Ndagira ngo hari agatabo kitwa Muve hagati y'aba bandi, ni ak'abasore, wenda kunyunganiza kuri iyi ngingo, ni ku ipaji ya 35. Umwigisha araza no kudusesenguraho ubumenyi bwimbitseho. Haravuze ngo kadore ku ipaji ya 34, iyo umaze guterwa isoni n'ibyo wizera, kubaho gutunganye, guta umurongo, maze ubutandame, ubugoryi, umwanda, ibinyoma, ubunebwe n'ubujura bigahora mu bwenge no mu mikorere. Urubyiruko rwinshi kimwe n'abashiki bacu ndetse n'abakuze bagira isoni zo kuvuga iby'iyobokamana, ntibaha agaciro amahirwe yabo, bakinga amadirishya y'imitima yakagombye kwerekezwa mu ijuru, maze bakayarangaza yerekeye mu isi. Ntukagire ubwo uhisha uwo uri we, umucyo wawe ntukawutwikirize intonga cyangwa ngo uwuhishe, ahubwo shyira itara ku gitereko cyaryo kugira ngo ribashe kumurikira abari mu nzu bose. Ese mwebwe n'abarimu bakoreraga, mwaba mwarabashije kuba maso mukabyaza umusaruro akanya kose kabonetse mumurikira abandi? Burya nta rwitwazo rwo kwitwaza ku ishuri. Hari ibyadutse cyane mu banyeshuri ku buryo agera ku ishuri ntabashe guhishura uwo ari we, nawe akabasha kwigereranya n'abandi, kwisanisha n'abandi ngo bataza kumenya ko burya ari umuguruzi, ari umutampera, akabisha kugeza ubwo hamara imyaka igera muri 3 cyangwa se n'irengaho bataramenya uwo ari we, yarabihishe. Kandi nyamara ngo aho ngaho bakinze amadirishya y'imitima yakagombye kwerekeza kuri Kristo. Kuri iyi ngingo rero cyane cyane twibanda abanyeshuri bagenda bakaba igihe kirekire nko ku mashuri, hari ibyonona byinshi, habaye ibinezeza byinshi, habaye bituma abasore batakorera Imana n'inshuti mbi nk'uko wari umaze kubitubwira. Ese aho ngaho uko yaharokoka ahageze, ni mu buhe buryo wakongeramo inama ku buryo umusore yahagera nawe agahagarara kigabo ntahishe uwo ari we? Hari abantu wenda bagira ubwoba, bakunda kwitinya, abo babaho. Hari n'abantu iby'Imana biba bitari byashoramo imizi, nabo babaho. Icya gatatu, hari abantu baba bashaka kubwiriza iby'Imana ariko babanje gusoma urubuga bari bukorereho, nabo babaho. Ubwo rero izo nzira zose zigomba kwitabwaho. Hari igihe umuntu ajya nko ku ishuri, wenda yari umugorozi mu rugo, ariko mu by'ukuri amahame y'ubugorozi atamushikamyemo, akaba ari wa wundi bajyaga babyukiriza kwiga umurinzi. Nawe uri kubyumva yuko babyukiriza kwiga umurinzi, uwo ngo bahendahendera kuza ku masengesho ya nimugoroba, batera indirimbo nawe akajya koza amasahane, ntabwo azagera ku ishuri ngo agaragaze ubutumwa kuko ntibumurimo. Ntabwo. Uwo ni umwe. Uwa kabiri rero ni wa wundi witinya. Uriya muntu witinya mu by'ukuri nabwo byaba ari nk'uburwayi, bwibasira ubwonko, akwiriye rero kugira ubutwari, akajya atinyuka, kandi burya akwiriye no gutangira kubimenyera akiri mu bamuzi, bo baziranye, akajya atinyuka kuvuga, akajya atinyuka kurebana n'abantu, agatinyuka gutera agatoki ngo nawe atanga inyunganizi, agatinyuka kubaza ikibazo, ntajya akinyuza mu bandi. Hari ukuntu abantu mu by'ukuri ukaba uri umunyeshuri wigaga nko mu wa 3 mukuru, ariko ukaba utashobora kubaza ikibazo. None ubwo uri kumva mwarimu navuga ibintu ntubyumve, uzajya ubwira umunyeshuri ngo mbarize iki? Urumva ibyo bintu ntago aba ari byo. Noneho ukwiriye gutinyuka.
rero bijya bitangaza umuntu akaba ari intyoza mu ishuri ariko mu by'Imana ntabe intyoza. Oya, ntabwo byari bikwiriye. Ahubwo Imana iduha impano kugira ngo izo mpano dusanzwe dukoresha mu buzima nizigera mu murimo wayo zirushaho kuyikorera bibyara umusaruro cyane. Uwari usanzwe ari intyoza mu isi yabaye uw'Imana aba intyoza mu by'Imana. Uwari usanzwe ari umunyamwete mu bindi yagiye mu by'Imana akwiriye kuba umunyamwete ntabe icyangwe, niko biri tubwira ngo ku by'umwete ntitube icyangwe. Rero uwo muntu ugera ku ishuri azi ubutumwa bwiza nta yandi maba afite, ariko ukitinya ngo ubwo ngo hari igihe banseka ngo bavuga ngo ni babagorozi, ngo bavuga ngo ni babandi ngo b'abanyamisozi. Oya, uzi Yesu iyo ari mu mutima, Yesu ni umuremyi, Yesu ni Imana ikomeye, Yesu ni umunyabubasha, Yesu afite ubushobozi muri bikeya uzi mu mpano yawe bibwira abandi wibihisha. Ntabwo rero umuntu akwiriye guhisha uwo ari we, ntabwo iyobokamana yacu umuntu akwiriye kuyihisha, ahubwo akwiye kuyikoresha. Wenda abo ndaherukirizaho ni babandi ba gatatu, ni umuntu uba ufite iby'Imana ari kwiga inzira yabinyuzamo. Nimba uri ku kigo ukaba uri kubanza kureba kurikije amabwiriza akigenga, kurikije abanyeshuri muri kwigana, kurikije abarimu bahari, kurikije ubuyobozi buhari, ukaba uri kwigatere y'uburyo wazakorera Imana n'inzira wanyurizamo, aho ntabwo umuntu yakugaya. Ariko kandi nubwo uri kwigatera ujye usaba n'inama, ujye ugira abantu usaba inama, uti mwebwe mwagezeyo mubitangira mute, uti none mwebwe munkuriye, ese umuntu atangije iby'Imana yahera ku yihe ngingo agasoreza ku yihe. Ibyo nabyo byagufasha cyane cyane kuri abo baba bigatere. Ariko ubundi si byiza yuko umara ku kigo ibihembwe 3 nta muntu uzi yuko abagorozi babaho cyane. Nuko rwose kuri iyi ngingo rero, ese ikibazo na abasore batizera n'abasore bizera, dore ko abanyeshuri benshi bageze ku ishuri burya ahahurira n'abafite imico itandukanye, barezwe mu buryo butandukanye, bafite imico itandukanye, akamenyero gatandukanye. Ese we mu nshuti ahagira nabo barimo cyangwa byakunda abafite izo nshuti badahuje kwizera? Ese abasore bizera n'abatizera b'abapagani babana mu buhe buryo? Yabyitwara mate? Kuko abadukurikiranye wenda bahura n'iyo ntambara, akajya ku ishuri ko akaba yarasomye kugira inshuti mbi ari bibi, ariko akabura uburyo abyitwaramo. Ese yakereye izindi cyangwa se yarema izindi, cyangwa se yabyitwara mate? Ubundi abantu hari ibintu bajya bitiranya, abantu bajya bitiranya inshuti n'imibanire y'abantu n'abandi. Ubundi Bibiliya zitegeka yuko tugomba kubana n'abantu bose amahoro. N'Abaheburayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 14, dukwiye kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Iyo ugeze ku ishuri ukwiye kubana n'abanyeshuri mwigana mu mahoro. Nimba hari icyo ufite cyo kurya ntabwo ukwiriye kukirya wenyine, ukwiye kugisangira n'abandi. Nimba ufite isabune hakaba hari mugenzi wawe wayibuze, ukwiriye kumufasha. Nimba uri umuhanga hakaba hari isomo wumva neza bagenzi be bataryumva, ukwiriye kubafasha ukabasobanurira, utavuga ngo bazandusha. Erega mwese mugize amanota meza nta n'ikibazo, nese mwese mubaye abambere ububaye iki ko nawe ubaye wa mbere? Ntacyo ububaye. Noneho uko kubana neza n'abandi, umuntu w'Imana akwiriye kukugira kubo yahora n'ababari bo bose, akiga kubana neza nabo. Noneho rero iyo bigiye mu bucuti ho biba ari urundi rwego, kuko inshuti ni umuntu ubwira amabanga, cyo ni kimwe. Inshuti ni umuntu ugisha inama igihe ugeze mu mayira abiri hari icyo ugomba gufatira imyanzuro, ni umuntu ugisha inama. Inshuti ni umuntu ushobora kukubera umuhannyi. Inshuti ni umuntu ushobora kukungura inararibonye. Inararibonye ntago ari ubumenyi cyane cyane, ahubwo ni ibintu umuntu yanyuzemo, bishobora kuba hari ibyo byamwigishije atari ibyo yasomye mu bitabo, ahubwo ibyo nawe yanyuzemo, yabashije kunyuramo. Rero iyo bigeze ku bushuti ho biba ari urundi rwego. Mu by'ukuri ababi nabo tugomba kubana neza. Mbese ubwo ababi dukwiriye kubakorera, ababi dukwiriye kubafasha, ababi dukwiriye igihe bagize ingorane n'ibibazo dukwiriye kubahumuriza no kubakomeza, ababi dukwiriye kubigisha. Ariko iyo bigeze ku bushuti, ku muntu uzasaba inama, kandi burya iyo umuntu wamaze kumugira inshuti ngo umusabe inama, bihe byinshi byakubwiye ujya wemera cyane. Iyo tugeze ku bushuti, umuntu uzajya ubitsa amabanga yawe. Iyo tugeze ku bucuti, umuntu uzajya ukenera kenshi mu buzima, aho hakwiye kwitonderwa,
ntabwo umuntu akwiye kubikora ku muntu udafite iby'Imana bimwuzuye, kuko yakujyana mu nzira mbi. Bibiliya ni 20 aranditse ngo uwifatanya ugendana n'abanyabwenge nawe azaba umunyabwenge, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Imigani 13:20, naho Imigani 22 umurongo uravuze ngo ntuzagendane ntuzacudike n'umunyamujinya kugira ngo utaziga ingeso ze mbi. Ubugingo bwakabubera umutego. Ndi kumva ari aho. Nuko rwose none hari abasore nanone bashobora kuba badafite nk'uko twabisomye. Hari abafite amahirwe kuba baravukiye muri ya miryango bagasanga iwabo atari abanywanzoga, basenga, badafite bwabukana, abo ngabo bariho. Hakaba n'abandi nk'uko igitabo kibitubwira ngo babugiriye ku gise, bakabwishakira gutyo akabukunda, akunda ubutumwa bwiza. Barahari, ndetse mu badukurikiranye nabo bashobora kuba barimo. Ese we niyihe nama yagirwa uwo nguwo udafite ababyeyi bizera, ko nabo bashobora bakamubera imbogamizi? Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo twubahe ababyeyi n'abaturuta. We niyihe nama yagirwa? Iri jambo ritubwira ngo twubahe ababyeyi, iyo turisoma nyine mu itegeko rya 5, wubahe so na nyoko. Ntabwo rero wakubaha so na nyoko iryo tegeko wararihawe n'Imana ngo ububahe nurangiza usuzugura Imana yaritanze. Oya, niyo mpamvu mu gitabo cy'Abefesi igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo bana mwubahe mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Iyo bavuze ngo ni mu mwami wacu rero, burya biba bikubwiye ngo ugomba kubumvira mu by'umwami wacu ashima. Uyu mwana ufite ababyeyi batumvira Imana cyangwa se ababyeyi batizera ubutumwa, akwiriye kubaha agaciro kuko bamubyaye. Akwiriye kububaha kuko ari ababyeyi be. Ariko iyo bigeze kuri iyi ngingo yo kumvira, none hagomba kubitekerezaho, akareba nimba ibyo agiye kubumviramo bizanezeza Imana. Urugero, ushobora kuba ufite nyoko kandi akaba ari umurozi, yarangiza akaguha uburozi ngo uzamuhere umwana mwigana. Ubwo rero aho ngaho mu by'ukuri ntago wajya wavuga ngo ubwo ngo ngiye kumvira umubyeyi ngo ngiye kuroga umwana mugenzi wanjye, uko ntago aba ari ukumvira Imana. Ushobora kuba ufite papa wawe akazana inzoga, yagera mu rugo ati ugomba kunywaho, nibwo urabunyumviye. Ntago ugomba kunywa iyo nzoga, ngo niwe urajya kuyinzanira ku kabari, ngo nibwo urabunyumviye. Oya, uzamubwira uti rero papa, nzakumvira mu bindi, ariko kujya kuzana inzoga ku kabari ibyo byo ntago ijambo ry'Imana ribinyemerera. Mu kinyabupfura, kuko Bibiliya iratubwira ngo tuvuga ukuri turi mu rukundo. Ni mu gitabo cy'Abefeso 4 umurongo wa 15, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo. Rero abo babyeyi batumvira Imana, weho mwana uzajya ubana nabo neza, uzuza inshingano zikureba zemerwa n'Imana, ariko ibyo bazagutegeka bitemerwa n'Imana ujye ubasubiza, ariko utagaragaje agasuzuguro. Ujye ubasubiza utagaragaje umwuka mubi, ujye ubasubiza utagaragaje kubahinyura, kuko bo ibyo bibwira yuko ari byo byiza. Uzajya ubasubiza utagaragaje agasuzuguro n'ihinyu, ahubwo basubize mu mwuka mwiza, kandi mu by'ukuri ujye unabasengera kugira ngo Imana izabafashe. Kandi nawe wisengere kugira ngo nawe Imana igufashe udacogora, kugira ngo nawe Imana igufashe utabatuka. Erega hari igihe wabatuka, wamara kubatuka batehe bati nibyo mbese buryo ujya gusenga. Ubwo rero abo witaga abapagani nawe ukaba ubaye umupagani wa kabiri, kikaba kibaye ikibazo. Nuko rwose ubwo nawe twumva ushobora kuba ufite umuryango utizera, cyangwa se badasenga, ari abapagani, ariko ukaba waragize amahirwe yo kwakira ijambo ry'Imana kandi ukarikunda. Burya nawe ufite inama wahabwa, ufite n'ihumure, kuko nk'uko babitubwiye ni ukumvira ababyeyi ariko mu mwami wacu. Ubwo ni ukumvira nabo, iyo bumviye umwami nabo barumvirwa, ariko ntabwo wamwumvira nawe atumvira Imana, cyangwa se ari kukubwira ibyabuzanijwe n'Imana ngo ubikore. Aho ngaho burya ntawakuveba n'ijambo ry'Imana nimba ribyemeye. Ubwo nawe gusa ukabikora n'umutima mwiza kandi mu ijwi ryiza, nta kundi kutumvira, cyangwa se nta kundi gusuzugura, ahubwo ukabikorera ijambo ry'Imana kandi ugakuramo ugakura inama mu ijambo ry'Imana nk'uko bamaze kubitubwira. Tukiri kuri iyi nyungu tunagana ku musozo,
mu gitabo cyitwa message à la jeunesse cyangwa se ubutumwa ku basore ku ipaje 127 mu cyigisho kivuga ngo kubazwa iby'umucyo wahawe basore mutwumva burya ibyo wamenye cyane cyane mu butumwa bwiza uzabibazwa kuko utabigejeje ku bandi cyangwa se ngo ubisharinga abandi bisangiza abandi. Handitse ngo basore namwe nkumi Imana izababaza iby'umucyo wabahaye, niba uyu mucyo ni imiburo bitarumviwe bizabashinja mu rubanza. Akaga mufite kashyizwe ahagaragara, mwaraburiwe kandi mwarinzwe impande zose, mugoteshwa imiburo mu nzu y'Imana, mwahumviye ukuri gukomeye kandi gukora ku mitima, mwagiye mubwirwa n'abagaragu b'Imana baguhishuwe n'Umwuka Wera. Mbese n'ubuhe buremere iryo rarika ryagiye rigira ku mitima yanyu? Nize mpinduka kurarika gufite ku mico yanyu? Muzabazwa iby'iryo rarika ryose ndetse n'imiburo yose bizahagara mu rubanza, kandi bicireho iteka abantu bakomeza imibereho y'ubwibone no kutamaramaza. Ni byinshi cyane, ariko burya iby'umucyo wamenye, inama wagiye wumvira mu ijambo ry'Imana, hakabaho n'akaga gakomeye ku bantu bakiriye ubutumwa ariko bafite n'ababyeyi barabwakiriye ariko bakabifata minenerwe ntibabyumvire, kuko burya ngo bajya baca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ukaba ufite ayo mahirwe yo kubyuka ukanywa amazi, yo kubwira ababyeyi bagusengera, mukiga umurinzi, ukamenya ko kurya ibise bifite akamaro, ukayapfusha ubusa. Igitabo kiratubwiye ngo muzabazwa iby'uwo mucyo mwahawe mukawirengagiza. Rero tugana ku umusozo, twaganiriye ku ngingo ya mbere atubwiraga ngo abasore bakorera Imana bate, twabibonye. Iya kabiri ni izengero z'abasore bigeze gukorera Imana, nabyo twabibonye, ba Yosefu, ba Daniyeli n'abandi benshi batandukanye cyane, bagiye na ba Samweli bagiye bakorera bataraba n'abasore bakiri mu bwana. Ku ngingo ya gatatu nanone tubonye ibituma abasore batitangira gukorera umurimo w'Imana, haba mu miryango haba imbogamizi, inshuti zaba imbogamizi, sosiyete cyangwa n'akazi dukoreramo bya imbogamizi, n'imibereho yo muri ubuzima ya imbogamizi. Ibyo byose twabisobanuriwe. Ariko tugana ku musozo, ibi byose ko tubibonye, ijambo ry'Imana ryo ryaduteganirije iki nk'inama yatuma tubasha gutsinda ibi bintu byose kandi tukagendera muri iyo nama? Ijambo ry'Imana riduha inzira nyinshi. Muri Zaburi 119 umurongo wa 9 haranditse ngo umusore azeza inzira yate, azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero inama ijambo ry'Imana riduha ni nyinshi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 5 haravuze ngo abasore bakenyere kwicisha bugufi. Abasore baramutse bagize kwicisha bugufi byabafasha. Icya kabiri muri iryo somo baranditse ngo mugandukira abakuru. Burya abasore bafite byinshi bashobora kwigira kuri bakuru babo, kandi bakemera yuko bakuru babo babamenyereza umurimo w'Imana. Mbese umusore akajya yifuza kugendana n'umusaza kugira ngo uwo musaza agire ibyamwigisha mu gukorera Imana, agire ibyamwerekera mu gukorera Imana. Abo bamaze igihe bakorera Imana, abasore bashobora kugira ibyo babigiraho, bashobora kugira ibyo bajye bababaza, ibyo babasobanuza, kwemera kwigishwa, kwemera kugandukira abakuru no guca bugufi. Noneho ikindi cyanditse muri uwo murongo kugira ngo mukorerane, abasore bakwiye kwemera gukorera bagenzi babo. Noneho kuri iriya ngingo ya nyuma naho hari inama kuri biriya bibangamira abasore mu gukorera Imana, ibyabashishikaza ibyo ari byo byose, amaganya baba bafite. Umurongo w'icyo gitabo umurongo wa 7 haranditse ngo Imana muyikoreza amaganya yanyu. Amaganya y'abasore bayikwiye kuyikoreza Imana. Nimba ari ugushaka, Imana izi yuko uzakenera gushaka. Nimba ari ubutunzi, Imana izi kuzabukenera. Nimba ari ukurya, izi kuzabikenera. Izo ngorane ziri mu muryango ku babana n'abatizera, Imana irabizi. None hayo maganya ujye uyikoreza Imana, ugira agahe ko kujya gusenga, ubwira Imana ibibazo byawe, ubwira Imana ingorane zawe, ubwira Imana ibikugoye, ubwira Imana ibishuko byawe, ubwira Imana ibyaha bigutsinda, ubwira Imana aho ufite intege nkeya, ibikunanira. Ibyo byose ujye ugira agahe ko kubishyira Imana, uyisenge. Nubasha kujya gusenga Imana muri ubwo buryo, uzajya uva imbere y'Imana iguhaye ihumure, uzajya uva imbere y'Imana iguhaye intsinzi, iguhaye imbaraga, ikweretse inama, ikweretse akayira wabasha gukiriramo. Noneho inama iheruka ni ugukora inshingano zikuri imbere zo muri ubu buzima. Nimba uri mu rugo ukiranuke mu mirimo yo mu rugo, nimba uri ku ishuri ukiranuke imbere y'abarimu,
nimba uri muri sosiyete cyangwa mu kazi ugakora ugatunganije neza, ibyo bitoya umuntu akora akiranutse nibyo bimumenyereza kuzakora n'ibikomeye. Rero abasore bikuremo ikintu cyo kurarikira gushaka kubanza mu myanya ikomeye, mu myanya yo hejuru. Banza ukora ibyo bitoya bishoboka, banza ukora izo nshingano ntoya zigushyizwe imbere. Ibyo nibyo bizagufasha noneho kugenda ukura umenyera no kuzakora ibindi bikomeye. Ndumva ari ibyo. Nuko rwose yarakoze cyane. Ubwo iyo ni inama ituruka mu ijambo ry'Imana. Basore mutwumva, yaba twumva yaba n'abatureba, burya inama, ijambo ry'Imana ryabereho gutanga inama mu byiciro byose, abasaza, abana n'abasore by'umwihariko, yaba muri ubu buzima bwacu turimo ndetse no mu by'umwuka ritugira inama, yaba ku banyeshuri ritanga inama, ku bafite akazi ritanga inama, ku bari mu bindi bibazo bibagoye by'ubuzima ritanga inama. Niyo mpamvu ihumure rirahari, kandi nta gushidikanya Imana nubona ufite umutima w'ubushake bwo kuyikorera kandi ikabona amaherezo yawe n'ubundi ari gukomeza kuba mu ijambo ryayo, ukarigenderamo nk'uko ryategetswe, uririmo neza, Imana izaguha nawe imbaraga kandi gushoboze. Ndagira ngo rero tugana ku musozo, mwakurikiranye nta gushidikanya mwungutse kuri izi ngingo, yaba ari abasore ndetse n'ababyeyi babo, nta gushidikanya nabo bashobora kuba bakurikiranye, yaba ari kuri mwe mutureba, n'abatwumva kuri Radio Rise, yaba no kuri YouTube Ivugurura n'Ubugorozi, mwese mwakurikiranye. Rero Imana ibafashe kuri insanganyamatsiko twaganiragaho itubwira ngo uruhare rw'abasore mu murimo w'Imana. Twabonye byinshi uko bakorera Imana, tubona ingero z'abakoreye Imana, tubona n'ibintu by'imbogamizi muri ubuzima bwacu bwa none bituma abasore badakorera Imana, bibabera imbogamizi, bigatuma batitangira umurimo w'Imana. Ariko dusohoje nanone tubona ijambo ry'Imana ritugira inama, tubona inama ituruka ku basaza nkuko nabitubwiye. Ni byiza kwegera abakuze, kuko banatubwiye ko ugomba kugira inshuti kurusha inararibonye. Ntugire inshuti burya za cyana ziri hasi ziguha ibyo wishimira, zikunezeza mu byifuzo byawe gusa, ahubwo ukagira n'inshuti z'abasaza. Rero tugana ku musozo, mwakurikiranye ibi ni ibiganiro mugezwaho na bene so b'ababwirizabutumwa bw'Ivugurura n'Ubugorozi ku nsanganyamatsiko twababwiye. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka no mu bindi byiciro, yaba mu by'abakuze, mu by'abasore, mu by'imirire, hose inama ziratangwa n'ijambo ry'Imana. Rero njye wabanye namwe nitwaga Ndayishimiye Amini, nandi kumwe na mwene data nawe yabibwiye. Reka rero dusoza tubasezeraho, kandi twizeye yuko muzagira namwe uko mucukumbura kandi mukagira n'ubundi bumenyi mugira bwongeyeho ku byo badusomeye, cyane cyane abasore, kandi mugakomeza gusaba Imana nkuko ibyo ushaka byose, nkuko Bibiliya itubwira ngo ibyo mushaka byose n'ibyo mukenye mubisabe mubyingingiye, Imana izabahereza. Rero Imana ibidushoboze kandi izaduhe n'amaherezo meza nk'abasore mu izina rya Yesu. Reka noneho umwigisha adushyire mu biganza by'Imana, niturangiza dusoze nakagaruka. Data mwiza, turagushimye kuko ugira ubuntu n'ubu waba utugiriye, twemerera kwiga ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Amen. Abo twiganye nabo, abakuze, abato n'abasore, turabasabiye kugira ngo bagirire ubuntu, kandi abasore by'umwihariko ubatsindire ibishuko bibatandukanya nawe, ubaha inama n'ubwenge bituma bahagarara neza muri iki gihe kigoye, kandi uzabafashe kugukorera no kuba ingirakamaro mu myaka yabo y'ubuto, bazayigukoresherezemo kandi bazabona ibizabahesha ubugingo n'ubuzima bwiza. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buhembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara.